Yesu nashimwe bene b'Imana, turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Uyu ni wa mwanya Imana iduhaye tugira gutya tukavugaho ijambo ry'Imana, tukaganira ku magambo y'Imana. Imana ikomeje kubana natwe, Imana ikomeje kutugirira neza. Ubuntu bw'Imana nibukomeze buganze, icyubahiro cy'Imana reka gikomeze gishirwe hejuru. Tubahaye ikaze mwebwe mwamaze gukora subscribe, Imana ibahe umugisha. Niba kandi mutarayikora, uyu ni umwanya wo kuyikora kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho mu bambere. Kandi ndabizi neza yuko umuhati wawe ntabwo ari ubusa, ntabwo uzigera wicuza ku masaha cyangwa se iminota waduhaye, ahubwo uzajya ubona imbaraga z'Imana mu buryo bumwe ndetse n'ubundi. Reka muri uyu mwanya tuganire ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana Imana impaye ni ijambo riri mu gitabo cy'ubutumwa bwanditswe na Luka. Icyo byaho ni kimwe, igice cya mbere cy'ubutumwa bwanditswe na Luka. Luka igice cya mbere umurongo wa 41. Luka igice kimwe umurongo wa 41 haravuze ngo, maze Elizabeti yumvise indamutso ya Mariya, umwana asimbagurika mu nda ye. Elizabeti yuzuzwa umwuka wera, avuga ijwi rirenga ati, ku bagore turahirwa, n'imbuto yo mu nda yawe irahirwa. Bacire neza ijambo ry'Imana. Aya magambo ni amagambo y'Imana tugiye kuganiraho. Ndabanje nkwifuriza ibihe byiza, ubuntu bwa mwuka wera bukomeze buganze ku buzima bwawe wowe nkurikiye. Amahoro y'Imana akomeze kuganza muri wowe. Uyu mwanya nzanye ubu buhanuzi kuri wowe nkurikiye, Imana yo mu ijuru impaye kugira ngo tuvugane. Ijambo ry'Imana riravuze ngo, umugore umwe witwa Mariya yagenderewe na marayika w'Imana. Aramubwira ngo, Mariya, dore iki gihe kigiye kuzagera, uzatwita inda kandi uzabyara umwana w'umuhungu, uzamwita Emanueli. Bisobanurwa ngo Imana iri kumwe nawe. Uyu Mariya ngo yari afite mwene wabo witwaga Elizabeti. Uyu Elizabeti we ngo yari yarasenze, yari yarafashe igihe cyo gusenga abana n'Imana. Uyu Elizabeti yari umugore, yari yarashatse umukozi w'Imana bitaga Zakariya. Uyu mugabo Zakariya yari yarasenze, asengera mu misozi, asengera mu mataba, asengera mu butayu bwinshi butandukanye, ari gusaba Imana kugira ngo ibisubizo by'amasezerano Imana yamubwiye izayasohoza. Zakariya nkwibutse ko mu bintu byo yakoraga yari umutambyi. Yatambaga ibitambo, bamuhaga ibyifuzo akabijyanira imbere y'Imana, agatambira Abisirayeli ibitambo. Igihe cyose ubufindo bwafataga Zakariya ngo ari we ujya gutamba, niwe watambaga, kuko hari abandi nabo bari abatambyi yakoranaga nabo. Urumva rero ko Zakariya yari yaratoranirijwe gukorera Imana. Imana yari yaramubwiye amasezerano menshi. Imana yari yaramubwiye buri kimwe cyose uko kigomba kugenda mu masezerano y'ibyo Imana izamukorera. Zakariya ategereza yihanganye. Zakariya akomeza gusenga. Zakariya akomeza kubana n'Imana, kugeza ubwo amasezerano atangiye kubona bigenda biyoyoka. Nyamara nshuti yanjye, reka nkubwire, ibyo wari uri kubona biri kugenda birangira, ibyiringiro wabonaga bigenda biyoyoka. Ndaguhanuriye mu izina rya Yesu, uyu mwanya Imana igiye kukugirira neza. Uyu mwanya ugiye kubona ubwiza bw'Imana. Uyu mwanya ugiye kubona imbaraga z'Imana. Uyu mwanya ugiye kubona ineza amaboko y'Imana ku buzima bwawe. Ndaguhanuriye wowe Imana yabwiye ngo uzubaka, ukaba uri kubona ibihe biri kugenda bisimburana. Imana yo mu ijuru ivuganye nanjye ngo nkubwire ngo urugo rwawe ruriho, kandi urugo Imana igutegurira ntabwo ari urw'amarira. Imana yiteguye kukugirira neza. Imana yiteguye kukurengera. Imana yiteguye kukurwanirira. Lelelebo shandolebo sakitarabaya, lende ni mandole fode pole kotrabere vozayaba, tango ni mini mandole fodo pre, elango ni mini fodo pre de sandore baria. Nari mvuganye nawe ngo hari ibyo Imana igiye kugukorera. Nari mvuganye nawe ngo hari ibyo Imana igiye kukuremera. Zango ni mini fodo pre de sandore baria konte, jeri abore sangore pate farabore dry, zeni mandore fodo pise kotra de zango nini mini fodo preini.
nari mvuganye nawe ngo hari inyenyeri yawe ugiye kumurika. Ela labore tanze zango ni felipole kotala beshalas pole foria. Ndagira ngo nkubwire ngo ayo marira wari uri kurira narangire. Reka kubabazwa n'amasezerano, reka kubabazwa no gutinda gutabarwa, reka kubabazwa na buri kimwe cyose cyaza kugutesha umutwe. Hari Imana yavuganye nawe kukugiriye neza, hari Imana ivuganye nawe ngo irakurwaniriye, hari Imana ivuganye nawe ngo irakurengeye. Niba uri kunyumva mbabarira uvuge ngo ndabyakiriye, niba unyumva mbabarira uvuge ngo ndabyakiriye. Izina ry'Imana nirishimwe, izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Hari umuntu Imana yabwiye ko azabyara, ariko ari kurira kubera ko ari kubona nta rubyaro. Ugiye kugira abana, ugiye kubyara abana, kandi aba bana bazakubera umugisha. Uzamenya ko ari Imana yavuganye nawe. Bibiliya iravuga ngo igihe kigeze rero, Imana kuko igira irindi jambo kandi ikarinda n'uwo yaribwiye. Umugabo witwa Zakariya abona isezerano ry'umwana, atera umugore w'inda. Hashize amezi 6, isezerano kwa Mariya nawe riba rirasohoye. Reka nkubwire, hari abantu bajya batabarwa mbere bagasuzugura abandi. Gutabarwa mbere kwa Elizabeth ntabwo bivuze yuko ibyo Imana yavuganye na Mariya bitazagerwaho. Aka kantu mbabarira ukumve. Gutabarwa mbere kwa Elizabeth ntabwo bikuyeho yuko ibyo Imana yavuganye na Mariya bitazagerwaho. Uzi ko hari umuntu gutanga gutabarwa, warangiza ukabona akwishongoyeho nk'aho ibyawe bitazigera bibaho. Reka nkubwire, nongere ngusubiriremo aka kantu kandi kahana. Kuba Elizabeth atabawe mbere ntabwo bivuze yuko Mariya ibyo Imana yavuganye nawe bitazagerwaho, bitazasohora. Elizabeth ngo aratwita, ngo muri uko gutwita ukwezi kwa mbere atwite. Elizabeth yaza kuba umupagani, ntabwo yagombaga kongera, ntabwo yagombaga kwicarana na Mariya, nta nubwo yagombaga kongera kumukumbura. Ariko Elizabeth azi yuko Imana irindi jambo ikarinda n'uwo yaribwiye, niyo mpamvu atagomba kwirata kuri Mariya. Kuko na Mariya nawe nubwo yica, ariko yicaranye isezerano. Ukwezi kwa kabiri kuratambuka, dufite abantu bahita bashora intambara ku Mana ngo kubera iki ngiye gutangiriye neza. Ubibwira Elizabeth ntari impari, ubibwira Elizabeth nanjye twari kumwe. Sinzi impamvu ngewe nanjye utangirira neza, sinzi impamvu nanjye utantabara, sinzi impamvu nanjye utankura ku murungabangabo. Ukwezi kwa gatatu, iyo uza kuba uri Mariya, wagombaga kubwira Imana ngo ndakubabariye, basi by'umwana bireke nyimpera amafaranga. Ariko Mariya arakomeza ararindira, Mariya arakomeza bakugicaniro. Ukwezi kwa kane kwikubitamo, Mariya yaba yuza kuba Mariya, wagombaga kubwira Imana ngo ndi kubona ibyanjye warambeshe. Ukagenda ukayibwira ngo ndakubabariye, basi byihorere. Ukwezi kwa gatanu kwa Elizabeth kuba kwikubisemo, umwana ari gukina mu nda ya Elizabeth. Iyo uza kuba Mariya, wagombaga kuvuga ngo ndarinzi kuri Imana itabesha, ariko ibi byo byarakunaniye. Uyu mugore ntiyigeze abivuga Mariya, yaravuze ngo ntabwo nitaye ku bihe bigenda bitambuka, ahubwo icyo Imana yavuze izagisohoza. Mariya arakomeza aratitiriza ngo bigere ku kwezi kwa gatandatu, Mariya ngo nawe yumva impinduka zitangiye kuza. Imana igutabarire mu kwezi kwa gatandatu kwawe. Hari amezi 6 Imana igutabariyemo. Ndagira ngo nkubwire ngo ugiye gushika mu kwezi kwawe kwa gatandatu, kandi muri uku kwezi kwa gatandatu ugiye guhura n'abanyamasezerano, ugiye guhura n'abahamya babonye Imana mbere bakubwire yuko ari Imana ibikora. Ugiye guhura n'abandi bagutanze kwakira imigisha bakubwire ko Imana igira neza. Ndagira ngo nkubwire ngo hari indamukanyo ugiye gusuhuzanya n'abanyamasezerano. Ngo Mariya arangije ategura urugendo, aravuga ngo iki ni igihe cyo kujya gusura Elizabeth. Ngo aragenda ajya gusura Elizabeth. Ngo akimara kugera mu rugo rwa Zakariya na Elizabeth, ngo bari bakumburanye, Mariya aragenda asuhuza Elizabeth.
ngo akimara kumuramutsa indamukanyo yera, ngo abana mu nda barakina. Ala teleko private. Hari indamukanyo isukanije na marayika w'Imana, isezerano wari ufitanye nayo rigahita ribyina. Hari indamukanyo Imana igusuhuje muri uku kwezi kwawe. Hari indamukanyo Imana igusuhuje muri ibi bihe byawe. Hari indamukanyo marayika w'Imana azanye ku buzima bwawe. Ndagira ngo wakire indamukanyo idasanzwe kuri wowe. Ndagira ngo wakire holy greeting. Ela Sileboria. Bibiliya iravuga ngo nuko abana bakinye mu nda, ngo arangije ngo Elizabeth yumva iyo ndamukanyo, ngo abana bamaze gucina mu nda, ngo Elizabeth aruzuzwa, ngo abatangiye kuvuga mu ndimi yuzura mwuka wera. Hari ibintu Imana igukorera ugahita wuzura imbaraga. Hari ibintu Imana igukorera ugahita uvuga indimi, ugahita uvuga uti Uwiteka we labore kontarabashaya kotarabaria randarabasikata. Ntukajye umuseka, nuko abatekereje aho Imana imukuye, nuko abatekereje amagambo imukuyemo, nuko abatekereje igisema Imana imurinze, nuko abatekereje ibyo Imana imukoreye. Reka nkubwire, nujya ubona abantu bahindutse nk'abasazi bakuzura mwuka wera, ntukajye ubaseka, baba bazirikanye ibyo Imana ibakoreye, baba bumvise bahaye agaciro umugambi w'Imana ku buzima bwabo. Ntabwo ari nk'abandi bavuga ngo singashima batanguriza. Imana irakubwira ngo amafaranga wayabona ntutinye no kubwira umuhanuzi waguhanuriye yuko yabonye, ngo ndamutse mbimubwiye ngo hari abantu baba bari kunyumva bakanguriza. Oya, ujye ushima Imana testifying. Hari umuntu utegereje nawe ukiri ku mavi, ategereje ku kwezi kwe kugera, hanyuma nawe agatwita akumva umwana, akumva imbuto imurimo. Ngo Elizabeth aravuga ngo turahiriwe mwa bagore mwe, ngo wa mudamu we, njyewe nawe turahiriwe, kandi n'imbuto ziri mu nda yacu zirahiriwe. Reka nkubwire, imbuto iri mu buzima bwawe irahiriwe, nawe ubwawe urahiriwe. Uri umunyamugisha. Akira kugera kure, akira gukora, akira umunezero, akira igishoro, akira imbuto y'ubwiza, akira imbuto y'amahoro, akira imbuto yo kubaka urugo, akira imbuto yo kubyara, akira imbuto yo gushyirwa hejuru n'Imana, akira imbuto yo gusubizwa, akira imbuto yo guhanagurwa amarira. Imbuto nayo ikurimo nayo ni inyamugisha. Hari imbuto wakiriye, iyi mbuto igiye kugukuraho igisebo. Hari imbuto wakiriye muri wowe, iyi mbuto igiye kugukuraho amadeni. Hari imbuto wakiriye muri wowe, iyi mbuto igiye kugukuraho inyatsi. Hari imbuto wakiriye muri wowe, iyi mbuto igiye kugukuraho igisuzuguriro. Halo pela sodebo. Niba uri kunyuma bavuga ngo amina kubw'iyi mbuto wakiriye. Uwiteka Imana aragusuhuje, aguhaye indamutso itumye wumva umunezero, ukibagirwa ibihe bibi waciyemo. Ntabwo Elizabeth yongeye kwibuka imyaka yabaye marira, ntabwo Elizabeth yongeye kwibuka agahinda, ntabwo Elizabeth yongeye kwibuka amagambo, ntabwo Elizabeth yongeye kwibuka ko yigeze kurara yicaye amaso yatukuye ndetse yanabyimbye. Imana igusetse, Imana iguha imbuto, Imana iguhindurira amateka ku buryo buri muntu wese uzabibona azavuga ngo Imana iri mu ruhande rwacu. Amen. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, urakoze kubw'uyu mwanya, urakoze kubw'ijambo ryawe, urakoze kubw'ibyo ukoze, urakoze kubw'ineza yawe. Ndagushimye ko amasezerano yacu yashohoje, ndagushimye kubw'indamutso udusuhuje, ndagushimye kubwa mwuka wera uhise atwuzura. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ngakomeza ukora ibikomeye kandi ukomeze kwitamurura. Ni mu izina rya Yesu tubisenze, urakoze. Amen. Imana y'amahoro iguha umugisha, imbaraga n'amavuta mu izina rya Yesu. Akira indamutso y'Uwiteka ituma wuzura mwuka wera. Shalom, shalom.